Sheri, wampanaguriye izi nkweto. No. Motherfucker. Yes way. Oh shit. Agabitesha mutwe barabwira ubusemanagurira inkweto mwana. Ngeze ndamubura. Sheri, nubwo mbona utanyitaba ariko nagira ngo unkorere agacyayi ndashaka kujya ku kazi. Ndugukorera icyayi. Ngo? Ndugukorera icyayi teremusi ntabwo iri bahariya. Narabyutse none aranyiteka rero ngo ugende ukimenya none mbona nakigusukira. Ni biswi cyangwa ibiri. Jewe ugezeho kumbwira ngo nikorere icyayi jewe. Gikoreye cyangwa ubireke ntabwo nginga kandi Ariko mwana uko koko nzira iki koko? ntabwo se ubuziriki. Ariko se Sheri, nkundira nkubaze. Nyemerera nkubaze. Shishika. Imbere yuko tubana najyaga nguhamagara ukambwira ngo wagiye gusenga. Twahura nkabona wambaye imyenda igukwiye. None reba uburyo usigaye wambara. Ariko se ubu koko mu by'ukuri wagerageje ugasubira ku rugero rukwiye. Kera warasengaga tukavuga nambwiye ngo wagiye gusenga ngo wagiye none reba uko musigaye wambara. Mubwiza ukuri. N'icyo utaruzi ukinyuma. Icyo twapfanaga cyararangiye. Icyo twapfanaga? Najyaga gusenga ngo icyo twapfanaga ni iki? Itonde. Najyaga mu rusengero kugira ngo umugabo narakubonye n'amafaranga ndayafite n'abana ndabafite. Umva rero mubwiza ukuri. Dore inzira n'iriya. Okay, wait. How fucking we out, this? Ndaya mbaya. Simburi bintera umwaka n'isese. Abagabo b'iminsi batera isese. Usanga karagenda kakisukira cyabira kugasabiki. Okay, wait. Musa ku nkoro neza mba nifite stress z'akazi kanjye nawe kanzanira izindi. Yakomeza ati igihe cy'ubwenge cy'amafaranga cyararangiye. Boss, sorry. Yego. Sorry gato. Boss ntabwo mwari mwabonye ko inkweto zanjye zafungutse. Ntabwo mwari mwabonye ko rasi yanyu yafungutse. Nabonye nabimenye. Yari kubagusha pe. Okay. None nawe mwagenda. Nakoze cyane. Igitumye nkuhamagara nagira ngo mushimire. Ubwo twahuraga ukamfungira rase y'inkweto byankoze ku mutima. Nabonye uri umukobwa mwiza, warakoze cyane. Nabonye utandukanye na benshi nzi, gusa byakunkoze ku mutima. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo ngushimire. Nyine nta mpamvu zo kunshimira pe, nta mpamvu kuko biriya nakoze ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu buri muntu wese yakorera undi. Kimwe nuko nanjye twahura mfite ikibazo ukamfasha. Rero impamvu ngewe nifuje kugushimira, mfite igikomere natewe n'umugore w'iwanjye.
we cyakoze ndumiwe nagendeye ndabonye kabisa ndumiwe bwayamvugo nuko abantu ngo n'abakristo kumbe mbega cyane umuhungu ari kumwe nacyo kandi yasize umugore wahanga mwiza w'igisupusupu we ino nkuru ntago nayicecekana reka nigende mbimubwire nihashake hashye nubwo nguri ubucupa bwose ibindi byose tuzabipanga ikindi gihe ariko ntago byavamo wapi. ubwo twahuraga nazirarase kutazifunga si uko wenda nari norohewe bituruka ku mugore w'iwanjye arantesa ntanyubaha ntashobora no kunkorera icyayi mu gitondo ngiye ku kazi sinshobora no kuvukaza mbaza ati se umugabo akazi kagenze neza muri make simmerewe neza rero ikimara kunkorera biriya bintu numvise unkoze ku mutima ntabwo nari nzi ko abagore beza bakibaho. Desi wararenganye ese nuko nguko bikumereye mu rugo buriya rero stress zo mu ngo hari ukuntu buri ushobora no kuva mu rugo wambaye n'urukweto rumwe ntunanabimenye kubera stress gusa ariko nyine mujye musenga Imana izajya ibafasha buriya ntago waba udasenga pe ariko iyo usenga ugerageza guhumurizwa ugerageza gusubizwamo intege ubuzima bugakomeza kandi nawe ujye umusengera ntukamurakarira azajya agenda ahinduka gake gake. Nawe numvise umudamu uvuga Imana numva binkoze ku mutima shasi ugira ngo umugore wanjye kera ntiyasengaga maze kumugeza mu rugo bivamo. Yego ubwisukuri rero urabizi uri mawe uje kubona kera urumva ntabwo njye nawe nabera ibintu byihereranye umva ibintu mbonye nanjye ubwanjye kubihagarika kuko ntabikubwiye nyine mbwira n'ibiki ubwiye umugabo wawe ari mu biki uzi cyane bari kumwe nacyo igisupu nyine umva mubwire umva bari ntunteranye urumva kuko njyewe rwose abizora mugabo wajyaga nigurira agacupa n'iki ntazakabura urumva ariko reka mubwize ukuri dore cyane nanjye nka umuntu yewe we bari yehutse urabuka sare ahantu hari jaride ukuntu hano meze nk'ahantu mu rusengero ukuntu ahantu bicaye mu karere bahandishije ahubwo nutinda gakeya na bizuro sanga zariwe do ndakubwiye nono ndamwotsa kuko ndamubwira umva bari ntago nari birimo umva ntago nivuga ko ari wowe ariko ndamutwika nakubwiraga uriya mugore wanjye tubana yahoze asenga ariko yabivuyemo yazamuye amajipo ntacyambara imyenda miremire ntiyakambara igitenge umugore yarananiye uzumve ko yananiye yarananiye ko si ya mugabo we ndakumva kumvira ijeri ubu usubiye mu rugo ari iki kikuzanira ariko se wa mugore we ahantu hose urankurikirana nta mutekano nzabona kunsuzugura kwawe bizakugeza ku nahangaha narinje ngo nduhuke iminota itarenze 20 naho wankurikiranye ariko ubundi nzira iki umutekano se mba nawukuye mu mutima wawe ngende dasose cyane security akagashyano nakahehe akagashyano no gutuka nawe bari kukira se harase bari kugukorera massage ye mugore waje kumukorera massage katansubiza ko karere umva nkubwire rero sibyo ndakumva ngiye nkwisabira n'akantu gato niba uyu mukobwa ubona hari icyandusha muhitemo nagumana umva rero madamu nkubwize ukuri ndakubaha urabizi ariko nukomeza iyo mico yawe idahwitse utubaho utagira icyo utinya utamenya gutanga keya no kuguta nzaguta